Hello guys, muri iyi ngiye kukwereka VPN ebyiri hano mu Rwanda zikora neza. Icyo usabwa ni ukureba video kugeza uyirangije. Ikindi kandi wowe nubona ino video igushimishije wibuke wa subscribe. Okay guys, mbere urabanza tukabereka ko nta mega dufiteho cyangwa amayinite. Mfite umurongo umwe ari hejuru ku turaza akanyenyeri 131 urugero. Nta mayinite ariho, ni 00, nta na mega ziriho. Kandi mpe mwibuka ko ni 073. Narababwiye ko hari abantu bakoresha 072 bakaza ngo byanze. Nuzi nukoresha 072 ntabwo birakunda, ni 073. Twagiye na application ya mbere, ngiye kubereka application ebyiri waba ubitse muri phone yawe zindi ku buryo mega zawe igihe zashize azikore cyangwa igihe uteme. Ya mbere R J na C. Iri zina ryanze niba ari R J sa niba akubwo ni R J C 5 VPN. R J C 5 VPN urayisearch kuri ubu yinjiremo. Impamvu hano tuba tuyinjiyemo hari abantu baba batabizi, ntabwo abantu bose baba bazi ibintu byose, nawe views warabyize. Noneho tukanda hara hejuru uhita ukanda kuri update. Wamara gukora ibyo ukinjira muri VPN, wamara gukora ibyo ugakanda hano hambere ugahitamo server iya mbere cyangwa iya kabiri. Aha kabiri naho ukaza ukandikamo Airtel cyangwa ukandikamo Rwanda. Ako Rwanda nibwo Airtel, kubera hari Airtel z'ibihugu byinshi ntabwo wapfa kuzibona Rwanda. Ugahitamo iriya yanditseho mega 300. Iyi ngiyi igwa mega 300 za buri munsi. Noneho ubwo byose bimeze gutyo ugahita ukanda start. Wamara gukanda start ugatangira kuzikoresha. Bayita RJC5 VPN. Tujye kuri VPN ya kabiri. Ya kabiri bayita Robust. Bayita Robust 5 VPN. Uraza iyi ngiyi irimo mu kaziga k'umutuku. Robust 5 VPN nayo tuyinjiramo. Iyi ngiyi ni nayo nakoreshaga. Mwabonaga ndi kujya gusacinga ibiki byose, nayo urakanda hara hejuru uzukande hano update now. Kubera we ari bwura bukinjiyemo, noneho haranditse auto select server uraberekeramo kuriya n'aha ngaha kabiri handi ushyiremo Rwanda Airtel uhita ukanda kuri connect. Iyi niyo nakoreshaga ndi kujya gusacinga ama app. Noneho akantu navuga ko VPN yose uzabona ifite kano kantu ka option, kano ka add time. Iyi time nizagira rangira uzajya ukanda kuri add time, ubundi baguhe add urareba naka video baguha ukareba bakakongera time umenya. Okay, niba ubona ino video igufashije zigerageze uze muri comment umbwire uko byagenze. Zigerageze wewe uzumbwire uko byagenze. N'ubona ino video igufashije wibuke ukande subscribe. Tuzahore muri video gutaha.